abigishwa be bumvise inkuru nziza itangaje yuko Yesu yazutse atakiri mu gituro, biruka banezerewe bajya kubibwira abandi. Yazutse, yazutse, umwami wacu ni muzima. Dusigiye isi bitubuze ijuru, twiyegurire Imana tumaramaje rwose. Ubura amaso yawe uyahange mu ijuru, gutabarwa kwacu niko guturuka. Icyo gitekerezo nicyo cyari cyuzuye mu mutima, arahaguruka kandi yari yizeye ko ari bukire. Kwizera Yesu birema, isa n'idashobora gucika n'umuntu uwo ari we wese mu isi. Kandi bene uko kwizera guhindura ibyananiranye, niko kwizera nawe ukeneye. Niba nawe ufite byinshi bigushavuza umutima, yabafashije kugenda, nimushikame tugende, twiringiye umutabazi. Umakuba na kera yafashaga abagenzi, niba yabaga n'umwe yamufashaga kugenda. Muzabaza Emawusi yabafashije kugenda. Ave Satani ave wikomeza kudushuka, nubwo urusha umukino waratsinzwe. Hasigaye gati ifirimbi yanyu ikavuga, igikombe kikaguca mu myanya y'intoki. Ibintu ni byiza kuri uyu munsi kandi Uwiteka ari kumwe natwe. Mbere yuko tuvuga, burya tugira umuco, ntabwo tupfa kwinjira mu bintu gutya. Hano hari abayobozi b'itorero, abakuru b'itorero, reka baze baduhe, babyita gwahedi mu Cyongereza, ngo nimukomerezeho. Reka dusabe Werarisi aze hano adufungurira iki gitaramo. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Reka tubanze dushima Imana mbere ya byose, umuremyi wacu akaba umucunguzi, Imana iturinda kandi niyo yateguye ibi birori. Ubwo rero ntacyo twakora tutabanje gushima Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Turashimira Imana rero ko yarinze iyi gahunda ubwo yapangwaga igashyirwa kuri iyi tariki. Uwiteka akarinda mwese, ndetse akaba yemeye ko tugera kuri ubu butaka, aho twakwita mu buturo bwera, aho turamiriza Imana yacu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Zaburi ya 84 umurongo wa 10 iravuga ngo, umunsi umwe mu bikari by'Uwiteka uruta indi gihumbi hanze. Bivuze ngo rero akanya nkaka turi mu bikari by'Uwiteka karuta indi minsi myinshi cyane turi hanze. Tunejejwe rero no gufungura ku mugaragaro iki gitaramo, kugira ngo iyi korari twaje twese tugana kugira ngo
itwereke ibyiza yaduteguriye. Dufunguye ku mugaragaro iki gitaramo, kandi aba bavandimwe bagiye kudufasha nabo tubahaye ikaze kandi tubahaye n'umwanya. Turasanga umwuka w'Imana akabaka mu mutima w'umuntu wese uri aha ngaha, kandi turusheho gusengera mu mitima kugira ngo nk'uko bitangiye neza dusoze neza mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Ngira ngo rero ngubu noneho turisanzuye, twahawe uburenganzira. Imana ibaha umugisha. Imana igire gute? Imana ibaha umugisha. Reka tudatinze tubabwire uko uburyo gahunda zacu zigiye kugenda. Nababwiye ko nitwa Celestin Imana, atwara Jonathan, ngira ngo numwizera ku Inyamirambo. Yes, naye ndumwizera mu itorero ryitwa Kigali Bilingual Church. Rihari i Remera, hegeranye n'Ikinyarwanda. Ubwo nanjye nuzariya nanjye nzakwakira mu izina rya Yesu. Ariko mwakire pasiteri wazanye n'ikorari? Cyangwa mwakiriye korari gusa? Pasiteri twamwakiriye. Yego. Numva nago nari kuvuga pasiteri hari n'umuyobozi wanjye. Ubwo rero reka dusabe korari uburyo zigiye gukurikirana kugira ngo ziririmbe. Tugiye kubanza dusabe iyi korari yaduturakira n'izindi Jonathan nazo wazivuga. Korari dukurikizaho inshuti z'ijuru ntazihari. Inshuti z'ijuru bahageze muri hehe? Aha, ko nta cyizere mwifitiye. Mumeze neza? Okay, reka twizere ko murabikora neza cyane. Imana ibahe umugisha. Inshuti z'ijuru turabaha ikaze muririmbe indirimbo imwe. Hakurikireho korari abageni. Korari abageni bararirimba indirimbo imwe. Hakurikireho babwire Yesu. Babwire Yesu mu ndirimbo imwe. Hakurikireho gana Yesu. Indirimbo imwe. Abanyamugisha. Indirimbo imwe. Turi mu rugendo. Indirimbo imwe. Intumwa z'umwami. Indirimbo imwe. Indi turayivuga igihe kigeze. Indi turayivuga igihe kigeze. Hanyuma reka dusabe abaza abasimburanwa hano. Korari imwe iragihava indi yahageze. Umuntu ufite umuziki arajya bayawugejeje hano mbere kugira ngo tudapfusha igihe ubusa. Turi kumwe n'Imana kandi biragenda neza mu izina rya Yesu. Mwicare munezerwe kandi buri wese asaba Imana ibahe umugisha. Inshuti z'ijuru bahageze, Amini Jehova Nisi bahageze, bagiye kudusogongeza uko imbere bimeze. Tubahaye ikaze. Wabarinda cyane imva ye, ashyiraho abasirikare b'intwaro zikomeye, maze barayihoma, maze ngo abigishwa bamwiba, ariko imbaraga z'ijuru nizo zamukuyemo. Mu gitondo cy'uwo munsi abigishwa be bumvise inkuru nziza itangaje yuko Yesu yazutse, atakiri mu gituro, biruka banezerewe, bajya kubibwira abandi, yazutse
umwami wacu ni muzima. Mu gitondo cy'umunsi abigishwa be bumvise inkuru nziza itangaje yuko Yesu yazutse atakiri mu gituro, biruka banezerewe bajya kubibwira abandi. Yazutse, yazutse, umwami wacu ni muzima. Yashimishije abigishwa b'umwami Yesu ndetse n'inshuti ye Mariya na Petero wamukundaga. Tomasi we yanga kwemera ati keretse niboneye Yesu nawe ntabwo yakize, maze arabiyereka. Mu gitondo cy'umunsi abigishwa be bumvise inkuru nziza itangaje yuko Yesu yazutse atakiri mu gituro, biruka banezerewe bajya kubibwira abandi. Yazutse, yazutse, umwami wacu ni muzima. Mu gitondo cy'umunsi abigishwa be bumvise inkuru nziza itangaje yuko Yesu yazutse atakiri mu gituro, biruka banezerewe bajya kubibwira abandi. Yazutse, yazutse, umwami wacu ni muzima. Mu gitondo cy'umunsi abigishwa be bumvise inkuru nziza itangaje yuko Yesu yazutse atakiri mu gituro, biruka banezerewe bajya kubibwira abandi. Yazutse, yazutse, umwami wacu ni muzima. ufite imbaraga n'ubutware bwose, Uwiteka Imana yacu ishobora byose, yatsinze Satani hamwe n'urukundo iteka, mureke tumwemerere tumuhe imitima yacu. Ubushobozi afite imbaraga kandi umuhugiyemo wese aramutabara, agirira neza bose abazana bawe, ntarobanura kuru toni umwami wacu n'umunyabushobozi afite imbaraga kandi umuhugiyemo wese aramutabara, agirira neza bose abazana bawe, ntarobanura kuru toni umwami wacu.
ubushobozi afite imbaraga kandi umuhungiyeho wese aramutabara agirira neza bose ameza n'abami ntarobanura kubu kandi umwami wacu n'umunyabushobozi afite imbaraga kandi umuhungiyeho wese aramutabara agirira neza bose ameza n'abami ntarobanura kubu kandi umwami wacu. barasakuza bati ntibishoboka ntabwo asinziriya maze kanashimuwe Yesu yarahageze avuga n'ijwi rito shati kangukaraza nabyuka ari muzima afite imbaraga kandi umuhungiyeho wese aramutabara azirira neza bose ameza n'abami ntarobanura kubu kandi umwami watingiza n'umunyabushobozi afite imbaraga kandi umuhungiyeho wese aramutabara azirira neza bose ameza n'abami ntarobanura kubu kandi umwami watingiza n'umunyabushobozi afite imbaraga kandi umuhungiyeho wese aramutabara azirira neza bose ameza n'abami ntarobanura kubu kandi umwami wacu. Haleluya. Abashimye ikorari Imana ibahumugisha. Pastor Ezra Mpyisi yabata amateka yanyu agomba kuyandika nkiriho hatazagira umuhungorokera amateka. Amateka ye yasize yanditse hashize imyaka yiyandikiye amateka ye yakoresheje n'igitaramo cyo gusezera ahamagara abantu ababwira amateka ye nuko arayasobanura neza. Reka dushimire rero yakorane yavuze iti nitwe dufungura igitaramo hataza kugira ukora ikosa igitaramo kigatangirana intege nkeya. None rero babahaye icyitegererezo. Yesu ati basigiye icyitegererezo. Bakora arahagurutse rero umvuye ko tugiye kubigenza korari ikayigibo Celestin. Amen. Pastor Isashimwe Ahimbazo. twishimiye kubana namwe hano mu ruhuha. Amen. Imana ibagirire neza. Amen. Ari smart cyane babonye. Aratubwiye ngo ducunguze uburyo umwete. Niko waryumvise? Ariko pastor bundi pastor nyine ni gihamya. Nase ntabonye uru yabaje no kuntu yambaye. Aho ba pastor bajya kwicarana. Sibyo ra? Pastor usanga mugenzi wawe hari uriya naza. Nabona hari nini? Uriya naza hanga. Pastor azari. Uko babihita yakire bagenzi be. Sibyo? Aba pastor bicaranye. Bari baganira n'ukuntu muri kugenda. Yego. Ese igitarama bimeze gute? Nuba bimeze gute? Hanyuma ngo azakorana rero. Zakorana umva ko ukuntu zigiye kuza. Umva ko bigiye kugenda. Ibintu birahinduka. Inshuti z'ijuru n'indirimbo zingahe? Inshuti z'ijuru ubundi mwakagombye kuba muri kuza. Hanyuma nimusoza indirimbo imwe abageni b'ikayigi. Abageni b'ikayigi. Abageni b'ikayigi.
byose byo mu maso yawe bitabashaga kumenya iryo banga ry'Imana nari kwindura umuntu igapfa narubwira ubutabaje bari kubishurwa igihe gisohoye kuko igihe cyamaraga kugera Imana Data hamwe n'umwana wayo ongera gusinama ndetse n'umugambi byo gutabara iyi si umuntu yaratandukanijwe n'uwamukuye mu biganza bye nibwo Yesu mwiza yemeye kumanuka gushaka insinzi kuko igihe cyamaraga kugera Imana Data hamwe n'umwana wayo ongera gusinama ndetse n'umugambi byo gutabara iyi si umuntu yaratandukanijwe n'uwamukuye mu biganza bye nibwo Yesu mwiza yemeye kumanuka gushaka insinzi hariho ibanga rikomeye nari budahaye agakiza ikora abamarayika basobanukiwe inama y'agakiza bamenye ku mutware wabo agiye kujya gusikana agapfa mu kigo cy'umunyabyaha utabishoboye kuko ngo yagerabeho hariho ibanga rikomeye nari budahaye agakiza ikora abamarayika basobanukiwe iby'inama y'agakiza bamenye ku mutware wabo agiye kujya gusikana agapfa mu kigo cy'umunyabyaha utabishoboye kuko ngo yagerabeho abamarayika bamubwira neza ko bazamurinda ibihe byose ndetse n'umwuka wera kuzamukomeza muramara azacamo kandi ko azoroshya imitima y'abantu ngo bamenye ukuri n'urukundo rwatumye ijuru ritanga Yesu umucunguzi w'isi abamarayika bamubwira neza ko bazamurinda ibihe byose ndetse n'umwuka wera kuzamukomeza muramara azacamo kandi ko azoroshya imitima y'abantu ngo bamenye ukuri n'urukundo rwatumye gusinama ndetse n'umugambi byo gutabara iyi si umuntu yaratandukanijwe n'uwamukuye mu biganza bye nibwo Yesu mwiza yemeye kumanuka gushaka insinzi kuko igihe cyamaraga kugera Imana Data hamwe n'umwana wayo ongera gusinama ndetse n'umugambi byo gutabara iyi si umuntu yaratandukanijwe n'uwamukuye mu biganza bye nibwo Yesu mwiza yemeye kuza mu isi kugira ngo aducungure hari umukino umaze igihe kinini ukinwa bagapitani b'amakipe barahanganye hari ibitego byinshi byagerageje gutsindwa ariko uwatsinzwe ntajya apfa kwizima have satani have wikomeza kudushuka nubwo urushya umukino waratsinzwe hasigaye gati imfimbi yanyuma ikavuga igikombe kikaguca mu myanya y'intoki have satani have wikomeza kudushuka nubwo urushya umukino waratsinzwe hasigaye gati imfimbi yanyuma ikavuga igikombe kikaguca mu myanya y'intoki
uramanuka mu butayu nawe uratsindwa wanga kwemera Karuvari utsinzwe bidasubirwaho urabyanga ngo keretse ugeze ku isaha ya nyuma have Satani have wikomeza kudushuka nubwo urushya umukino waratsinzwe hasigaye gati firimbi yanyu ikavuga igikombe kikaguca mu myanya y'intoki have Satani have wikomeza kudushuka nubwo urushya umukino waratsinzwe hasigaye gati firimbi yanyu ikavuga igikombe kikaguca mu myanya y'intoki hari n'abashinzwe gutesha umutwe abakinnyi hari n'abafana bakina inyuma y'izamu muri abo bose ufitemo muri moki have Satani have wikomeza kudushuka nubwo urushya umukino waratsinzwe hasigaye gati firimbi yanyu ikavuga igikombe kikaguca mu myanya y'intoki have Satani have wikomeza kudushuka nubwo urushya umukino waratsinzwe hasigaye gati firimbi yanyu ikavuga igikombe kikaguca mu myanya y'intoki igikombe kikaguca mu myanya y'intoki igikombe kikaguca mu myanya y'intoki Haleluya. ahubwo iyi ndirimbo barayikoze ngo njyane kuri radiyo ariko na geste zayo nanjye nazo zirongera zikatwongeramo akandi bafite geste wagira ngo bazigiye hehe muri Amerika kabisa nabemeye ngewe nabona ibintu byaryoshye ahubwo mwe muri kuryoherwa nkanjye ngewe muri kuririmbana nabo kwishima biremewe Amena. Igikorere bayita Gana Yesu yo mu Gatare. Gana Yesu mu Gatare bambaye neza cyane Bazi no kuririmba. ubwo ngiye kumenya niba bazi no kuririmba neza babwire Yesu Gatare. Yesu Gatare. babwire Yesu i Gatare wow tubahaye ikaze babwire Yesu mu ndirimbo mwateguye kabisa muririmbe abantu kwishima biremewe Abaza kuryoherwa murasaba indirimbo. kwishima biremewe tukaririmbana nabo buryo umuhanga mu kuririmba ntabwo ari ngombwa kuba yarakoze repetition hari abantu bari kumbwira ko iriya ndirimbo bari abantu bamaze kuririmba baraza kuyisubiramo ariko uko ngo bayishe Oya ntabwo bayishe hari igice ribagiwe. ubwo nyine niko kuyica ngo baze kugaruka bayisubiremo Hari igice ribagiwe baraza kwakirira. nuko utazi ibyo babwira Yesu igiye gukora nayo hano ndababwiza ukuri ku ruhuha rumeze neza cyane turi kumwe n'umunyamakuru wa radiyo ijwi ry'ibyiringiro indirimbo yaba nziza cyane buriya nta buryo ahari yazajya anayinyuzaho ikumva n'abantu bari hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze yarwo nawe ni umuntu w'umugabo arumva. nawe aratubwira umuntu w'umugabo oya niyo mpamvu mvuze ko iriya ndirimbo bamaze kuririmba bari abantu niba ikoze bayimenye ijyana bajya bareka kuyumvira hano ku ruhuha gusa ahubwo n'abandi bajye bayumva tubibutsa ko turi ku itariki ya 21 ukwezi kwa mbere cyangwa Mutarama 2020 Family Choir n'abagenzi baba benshi bashaka kugenda iwabo nabo mujyana ariko ikikubara iyo
bigoye ushaka abagenzi ukabura abo mujyana nimushikame tugende twiringiye umutabazi uwakurubana kera yafashaga abagenzi niyo yabaga ari umwe yamufashaga kugenda muzabaza niba wese yabafashije kugenda nimushikame tugende twiringiye umutabazi uwakurubana kera yafashaga abagenzi niyo yabaga ari umwe yamufashaga kugenda muzabaza niba wese yabafashije kugenda kugenda muzabaza niba wese yabafashije kugenda nimushikame tugende twiringiye umutabazi uwakurubana kera yafashaga abagenzi niba yabaga ari umwe yamufashaga kugenda muzabaza niba wese yabafashije kugenda mushikame tuyigende nirukuyihanga yayiharuje gusenga Getsemani yayiharuje gusenga Nyabihanga yayiharuje gusenga amanuka mu gituro yayiharuje gusenga arindava mu gituro ayisoresha kunesha nimushikame tugende twiringiye umutabazi uwakurubana kera yafashaga abagenzi niyo yabaga ari umwe yamufashaga kugenda muzabaza niba wese yabafashije kugenda nimushikame tugende twiringiye umutabazi uwakurubana kera yafashaga abagenzi niyo yabaga ari umwe yamufashaga kugenda muzabaza niba wese yabafashije kugenda nimushikame tugende twiringiye umutabazi uwakurubana kera yafashaga abagenzi niyo yabaga ari umwe yamufashaga kugenda muzabaza niba wese yabafashije kugenda nimushikame tugende twiringiye umutabazi twese tuti twese tuti abima bose yabafashije urugendo ngo baje gukebuka bati babona ibintu byahindutse hanyuma bakomeza urugendo hanyuma reka ngubwire ko ahangaha turi Imana iri kumwe natwe ibi kandi birashyigikirwa n'ibyanditswe byera Maraki igice cya 3:16 maze abubahaga Uwiteka baraganiraga Uwiteka agatega iki agatega amatwi akumva nuko igitabo kikandikirwa imbere y'urwibutso rw'abubahaga Uwiteka bakita ku izina rye Yesu ashimwe Imana iri kumwe natwe kandi nanone ikindi kibihamya Matayo 18:19-20 kandi ababwira yuko babiri muri umwe nibahuza umutima ku isi rero nta gushidikanya Yesu ari kumwe na Imana ihabwe icyubahiro ndakumva akabazo ko akamatsiko ndakumva nta muntu waba witwa Yesu ari hano ngo tumwakire tumusabe agire icyo dukorera Yesu hari Yesu uri hano ra ari kubasha guhagarika izuba ntawaje reka dutwazanye rero none se ndakumva tugiye kuri korari harabugiye kwakira ashaka kwakira oya ntabo kugeza ubu ndabona nta zindi updates ndabona z'abandi bashya baje nabo turabakira ariko muganga ndagira ngo rero korari abanyamugisha mutambuke muze hano imbere abanyamugisha family kwa ya korari bafite indirimbo nziza cyane baraturirimba indirimbo ebyiri yego dufite mikoro mihano sibyo turaza kubongera ndagira ngo bari hano mufashe mu ntiza amaboko muyazamure twakire korari abanyamugisha
iya mbere korali zimaze kuririmba zari zo kwakira abashyitsi. Korali Abanyamugisha igiye kwakira amakorali yaturutse Gikondo hariya mu mujyi wa Kigali, yaturutse hakurya y'amazi, haturutse kugana Yesu, n'abaririmbyi bari hano baririmba ku giti cyabo. Korali Abanyamugisha igiye kwakira muri ya majwi y'abashotorana. ubwo se korali bakira abanyamakuru ni ndayikubwira uraza kuyibwa ukoze cyane nimufashe tubakire kuko ubwo n'ubu ibintu byahindutse. tubakira guki? turabakira mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Wajya kuri YouTube channel yabo yitwa Abanyamugisha Family Choir. Uzi kuririmba ukagira ngo niyiremera ati cyangwa bibare. Ubundi ikora muzayivana hanize yizira Kigali sibyo? Kugana Yesu yaratunaniye ariko namwe muzazi sibyo? urugero ku mugore wari umaze igihe kirekire yari afite uburwayi bukomeye cyane, yari yaramariye ubututsi bwe ku bantu bamwisezaga yuko bafite ubushobozi bwo gukiza indwara ye, ariko nyuma yo gushira rwose yasigaranye uburwayi bwiwe, yari afite agahinda n'ishavu. Maze nyuma yumva inkuru ikubwira Yesu yuko afite ubushobozi imbaraga byo gukiza abantu be, maze kwizera kurazamuka muri uwo mugore ari mu rugo, afata icyemezo cyo guhaguruka ajya kureba uwo mukiza. Yari yizeye ko nubwo adashobora kuvugana nawe ariko yashobora gukora kumwe nawe uburwayi bugakira. Icyo gitekerezo nicyo cyari cyuzuye mu mutima, arahaguruka kandi yari yizeye ko ari bukire. Kwizera Yesu birema isa n'idashobora gucika n'umuntu uwo ari we wese mu isi, kandi bene uko kwizera guhindura ibyananiranye niko kwizera nawe ukeneye. Niba nawe ufite byinshi bigushavuza umutima, kora nawe kuri Yesu byose birashira utabukize. Kwizera Yesu birema isa n'idashobora gucibwa n'umuntu uwo ari we wese mu isi, kandi bene uko kwizera guhindura ibyananiranye niko kwizera nawe ukeneye. Niba nawe ufite byinshi bigushavuza umutima, kora nawe kuri Yesu byose birashira utabukize. Isomo ritazigera ryibagirana y'umuntu ufite kwizera gushikamye cyane. Amateka ye yashyizwe ahagaragara kugira ngo buri wese arebe yuko kwizera kuzima guhindura ibikomeye. Ibigaragara yuko bidashoboka imbere y'ukwizera kuzima, iyo Yesu ahageze birahinduka. Abamutegereje Yesu ugiye guhishurwa, mbega ukwizera twari dukwiye kuba dufite kuri uyu munsi. Uko kwizera niko kuzatuzamura turenga iki kirere, turenga ukwezi, turenga izuba n'inyenyeri tuzitambukeho, twinjire mu murwa uteye ubwuzu twateguriwe igihe kinini cyane, duhabwe ikaze twinjire mu marembo ya zahabu. Kuko kwizera igitambo cya Yesu nibyo bizadushoboza kuzagera aho bagenzi bose bazaruhukira. Kwizera Yesu birema isa n'idashobora gucibwa n'umuntu uwo ari we wese mu isi, kandi bene uko kwizera guhindura ibyananiranye niko kwizera nawe ukeneye. Niba nawe ufite byinshi bigushavuza umutima, kora nawe kuri Yesu
byose birashira utabukize. Kwizera Yesu birema bisa n'idashobora gucibwa n'umuntu uwo ari we wese wo mu isi. Kandi rero uko kwizera guhindura ibyananiranye niko kwizera nawe ukeneye. Imana ufite byinshi bigushavuza umutima, kora nawe kuri Yesu byose birashira utabukize. Imana ufite byinshi bigushavuza umutima, kora nawe kuri Yesu byose birashira utabukize. ariko muri gukingiriza abantu bari Hosiana, 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 Yesu Mesiya. Hosiana, 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 Yesu niwe mwami. Hosiana, 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 Yesu yaratsinze. Ayo niyo magambo yaririmbira ab'ijuru, n'abamarayika berabahanika amajwi baririmba. Muri iryo joro umwana Yesu aryamye mu kirari i Betelehemu, baririmba Hosiyana indirimbo y'ibyishimo. Amahoro abe mu nzu y'umucunguzi yacu. Turebe ko harimo umuriro. Abana bege mu kwisi babonye ikimenyetso, bakurikira inyenyeri bakomeza kugenda. Bageze ku kiraro bayoberwa w'igihe, ngo barebe hirya babona umwana ari mu muvure w'inda. Hosiyana twe twabonye umucunguzi, azadukiza ububata, azadukiza uyu muruho. Hosiyana abo Misiri muririmbe, abo mw'ijuru nimwishime simoni umucunguzi. Hosiyana twe twabonye umucunguzi, azadukiza ububata, azadukiza uyu muruho. Hosiyana abo Misiri muririmbe, abo mw'ijuru nimwishime simoni umucunguzi. Igihe cye kigeze yinjiye i Yerusalemu, mu cyubahiro cyabo hejuru abana benshi bamushagaye. Azana imikino n'imyenda yabo basasa muri iyo nzira, baririmba Hosiyana indirimbo y'ibyishimo. Amahoro abe mu nzu y'umucunguzi yarabonetse. Umuryango wa Dawidi muri Yerusalemu, umwanya w'amajwi benshi bazigize igikomangoma. Abatambyi baratinya umwami yitiriwe iwe, iyo babe bayigitira Yesu agaragaza ko ari umwami. Hosiyana twe twabonye umucunguzi, azadukiza ububata, azadukiza uyu muruho. Hosiyana abo Misiri muririmbe, abo mw'ijuru nimwishime simoni umucunguzi. Hosiyana twe twabonye umucunguzi, azadukiza ububata, azadukiza uyu muruho. Hosiyana abo Misiri muririmbe, abo mw'ijuru nimwishime simoni umucunguzi. Hari indirimbo nziza iri hafi kuririmba, ubwo Yesu azinjira mu rurembo rwera Yerusalemu. Ari mu muririmbira nk'uyu nguyu Satani umutware w'isi, abera bazaririmba indirimbo y'ibyishimo. Indirimbo yo kunesha yo munsi izaririmbwa n'abera. Asabahe
hazaba ibyishimo ubazagera mu bantu Yesu azafata amagambo yabike buri wese n'abazaba barapfuye bizeye basazuka yohareka baje dusingize turirimba Hosiyana Yesu yaratsinze Hosiyana 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 yatugisabira Hosiyana 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 yatugisabisha Yesu ashimwe Yesu ashimwe biraryo biracya ibyiza biri Bejo nata ibyo nabonye rero ibyo wabonye ngo Nyamirambo nari nzi ko ariho mugira amakora arazi kuririmba gusa Nyamirambo none nasanze no kuruhuha bikaze umva reka nkubwire rero aha yemaze gucanganyikirwa kwibaza ngo indirimbo yawe ya mbere muzimaze kuririmbwa ni iyihe ikibazo rero kutagiye gucanganyikirwa nyina w'umwana ataraza ubwo nazo biragenda gute ikibazo kingomereye cyane kiragomereye oya tuza ibyiza biri imbere kandi bimeze neza cyane ni bande badufasha gushimira abanyamugisha family kwaya abafite smartphone telefone zishobora kubona internet muzamura akaboko ndiba ndeba sari hafi ya mwese noneho mujye ku rubuga rwitwa YouTube mwandikaho abanyamugisha family kwaya mufyonda ahantu handitse ngo subscribe sibyo subscribe nimurangiza mukandira kandi kitwa like nimubishobora mukande na share nimubishobora munandikeho icyo mubonye sibyo irandiri Hosiyana irahari kandi imeze neza cyane ariko kubasese uretse kubishya uretse kuryoshya iyi ndirimbo ntiryoshye umvaye musore njya mbisubiremo gute iraryoshye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ijana igihumbi ariko zindirimbo ivuga Hosiyana baje hano mu isi kandi cyari cyamuzanye isuku tucungura se abantu no bari bagize ngo aje kwima ingoma zo mu isi zisanzwe arakoze Celestine nagira ngo mbabwibutse yuko turangije igice cya mbere cy'amakorari ya hano iwacu mu Bugesera kuruhu haryo ubu bafite dusige by'isi dusige by'isi iyo reka tubabwire ko mu marushanwa yakoreshejwe iyi ndirimbo ari imwe mu ndirimbo zikunzwe muri Afurika yo hagati cyangwa Afurika yose uvuze ko bakunze ikinyarwanda batarumva igiswahili yitwa Siko yaraje iyi dusige by'isi bari kwishyira mu giswahili yego ubwo East Africa batoye imburagihe ibyiza biri imbere bafite yitwa Yosiya hano Jonathan uretse aya dusige by'isi dusige by'isi nawe byagucanze nanjye byancanze nagucanze oya nibincanga ndabicangura nta kundi ni dusige by'isi abantu bose barayemera abayemera muzamure turebe abitwa imbazwa mwanera y'Isirayeli ntabwo muyizi ntabwo muyizi Jonathan ngo ntabwo ayizi ariko ngenda yizi yega ziraryohereza iyitwa Bibiliya murayizi se Bibiliya murayizi mukanya muraza kuziririmba mufatanye nabo kugira gute kuririmba biremewe cyane yagiriwe icyizere cyo kuba umwami w'igihugu masimanga n'icyuho se Amoni yari yateje Yosiya yubahaga Imana yasenye ibigirwamana yica n'abatambyi byo Yosiya yacashye ikibi adakebakeba
cyose cy'ubuyuda abantu bongera guhindukirira Uwiteka ndetse no hakurya yaho yavuze ubutumwa abwira amahanga ubwiza bw'Imana niba umunezero mwinshi iyo tugarukiye Imana ahandi tuzinuka icyaha uko byaba kose Imana yacu nihinduka izaguha ubufasha kuko yabisezeranye hagarara ushikame dore isi cyusa umwishima oya witekereza ko ntacyo washobora ngaho saba kwezwa nayo izabikora ntibeshya gukomera nawe ukomeze abandi bibumvise ntabwo byari byoroshye bitewe n'ikigero cye kuba yafata umwanzuro umwana utarabana ingimbi mu gihugu gifite abasaza babonye byinshi babyeyi muhakura isomo uyu mwana muto cyane yatojwe kubahima na abakuru babona ko akwiye kuba umwami yagize icyubahiro kuko yakoze inshingano neza Imana ishaka kugaruka ku mizero yikunda erega ntacyo yatwite kugeza ubwo dusaba kugerageza ni Uwiteka avuga niba umunezero mwinshi iyo tugarukiye Imana ahandi tuzinuka icyaha uko byaba kose Imana yacu nihinduka izaguha ubufasha kuko yabisezeranye hagarara ushikame dore isi cyusa umwishima oya witekereza ko ntacyo washobora ngaho saba kwezwa nayo izabikora ntibeshya gukomera nawe ukomeze abandi ibishima nayo imusezeranira ko izahira ubuyobozi bwe kwisahisha amaso ye kubona ibyago mu gihugu ntibasezeranye amahoro kandi ubu niko bikiri dufatanirije hamwe tukumvira Imana kuri twagira imigisha ubuzima ni bugufi tububemo dukijijwe Imana ishaka kugira icyo idusezeranira iby'isi byakomeye sanga Imana ibyoroshye igihe cyiza cyo kuyoba k'ukuri biba umunezero mwinshi iyo tugarukiye Imana ahandi tuzinuka icyaha uko byaba kose Imana yacu nihinduka izaguha ubufasha kuko yabisezeranye hagarara ushikame dore isi cyusa umwishima oya witekereza ko ntacyo washobora ngaho saba kwezwa nayo izabikora ntibeshya gukomera nawe ukomeze abandi biba umunezero mwinshi iyo tugarukiye Imana ahandi tuzinuka icyaha uko byaba kose Imana yacu nihinduka izaguha ubufasha kuko yabisezeranye hagarara ushikame dore isi cyusa umwishima oya witekereza ko ntacyo washobora ngaho saba kwezwa nayo izabikora ntibeshya gukomera nawe ukomeze abandi
twarakinaga tugahuza urugwiro tugakina agati ubundi tugakina agapira tumaze gukura buri wese ari urukwe hari byombi tukagashima yewe Yesu gira neza ubuzima bwo kwivu ko bunyibutsa byinshi gusa honye zemana ndagushima ndawusimuka igenda ry'ibihe hari ikimana yarira ndatuguseho uko yaturinze kuva mu buto niko yiteguye no gusohoza iby'imigambi bizidufitiye iyabana mugambi yari dufitemo ntiyari kwemera ko tuba uyu munsi aho wisanzuye nakwiheba iragutera ubwanamere nibwo butwari igishoro cya mbere si n'ubuzima ubwo buzima muri Yesu ibyo bihe byo bitekereza bigatuma mubura rujya rugano ibuka ukuntu twabaga dukundanye kandi nanone ntabwo wabona urera badakura burya gusa twari dufite dukeye ku mutima uyu munsi nibyo Uwiteka dushakaho twese dusha iterambere ry'umwuka n'umubiri tubishakishe dukora kandi twizere Imana kuko data abitubonereza nawe usimuka igenda ry'ibihe hari ikimana yari yaratuvuzeho kuko yaturinze kuva mu buto niko yiteguye no gusohoza iby'imigambi bizidufitiye iyabana mugambi yari dufitemo ntiyari kwemera ko tuba uyu munsi aho wisanzuye nakwiheba inamutera ubwanamere nibwo butwari igishoro cya mbere si n'ubuzima ubwo buzima muri Yesu ubuzima bwo mu buto bugaragaza icyo Yesu yavuze ati bimutabana bana bato nta juru Imana yifuza ko tubaho dufitanye urukundo tukarabera n'umugisha twifurizanye ibyiza bizatuma hazaza hacu abaheza ari byiza we gucogora dore Yesu ari bugufi amateka azahinduka maze tubeho neza tubereye ubuntu bw'umukiza nagusimuka igenda ry'ibihe hari ikimana yari yaratuvuzeho kuko yaturinze kuva mu buto niko yiteguye no gusohoza iby'imigambi bizidufitiye iyabana mugambi yari dufitemo ntiyari kwemera ko tuba uyu munsi aho wisanzuye nakwiheba inamutera ubwanamere nibwo butwari igishoro cya mbere si n'ubuzima ubwo buzima muri Yesu nawe usimuka igenda ry'ibihe
Imana yari yatuvuzeho uko yaturinze kuva mu buto niko yiteguye no gusohoza iby'imigambi izidufitiye. Iyabana mugambi yari dufiteho ntiyari kwemera ko tuba uyu munsi aho wisanzuye no kwiheba. Inagutera ubwandabere nibwo butwari igishoro cya mbere si n'ubuzima, ubwo buzima buri muri Yesu. Haleluya. Sabato nziza. Sabato nziza. Ino ndirimbo turayibatuye. Mu mutima ntibayasashe yajyana w'ijuru. Nagira ibyiringiro mu mutima yuko wamusarike yagiriraga. Mbese nawe nshuti ujya wibaza igihe gisigaye ari gito akagaruka kw'Imana yimaye. Ibaze mu mutima ntibuzajyayo dusiga iby'iyi si bitubuza ijuru. Twiyegurire Imana tumara amaje rwose ubura amaso yawe uyahange mu ijuru. Gutabarwa kwacu niho guturuka dusiga iby'iyi si bitubuza ijuru. Twiyegurire Imana tumara amaje rwose ubura amaso yawe uyahange mu ijuru. Gutabarwa kwacu niho guturuka. Yemeye kumanuka aza mw'isi asiga icyubahiro cye mw'ijuru. Abohora ingoyi y'ibyaha bye ageze mu mutima w'inyura mushya. Imana itimanye umwayo wayo maze ntizigupfira umunyabyaha. Duha agaciro k'icyo gitambo cy'amaraso ya Yesu yatuviriye. Dusiga iby'iyi si bitubuza ijuru. Tuyegurire Imana tumara amaje rwose ubura amaso yawe uyahange mu ijuru. Gutabarwa kwacu niho guturuka dusiga iby'iyi si bitubuza ijuru. Tuyegurire Imana tumara amaje rwose ubura amaso yawe uyahange mu ijuru. Gutabarwa kwacu niho guturuka. Namenye iby'urukundo ruhebuje Yesu Kristo yakutse umunyabyaha. Isema ko Musa uko nikose ageze mu mutima bidurengesha. Abatuye isi twese dukeneye kumwegurira imibereho yacu. Niwutuyobora mu kuri y'umwuka kandi azatugeza aho dusiganirwa. Dusiga iby'iyi si bitubuza ijuru. Twiyegurire Imana tumara amaje rwose ubura amaso yawe uyahange mu ijuru.
kwacu niho guturuka dusigagiye sibi tubuze ijuru tuyagurire Imana tubara amaje rwose ubura amaso yawe uyange mu ijuru gutabarwa kwacu niho guturuka dusigagiye sibi tubuze ijuru tuyagurire Imana tubara amaje rwose ubura amaso yawe uyange mu ijuru gutabarwa kwacu niho guturuka tuache ya dunia tupate mbingu tujitoe kwa Mungu kwa ujasiri wote inua macho yako utazame mbinguni hapo ndipo twapata wokovu wetu. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Jonathan rero dusiga ibyisi taririmbwe. Navuga ngo kubw'ububasha wampaye. Niba yishyireho ubwo bigenda uko bigenda. Ubundi bari batararirimba batarayiririmba. Ubundi dutangiye igitaramo. Gusa hari ibintu bigiye gucamo ariko ubundi dutangiye igitaramo. Igitaramo kigize gute? Abarundi baravuga ngo igitaramo kiratanguye icese. Ariko Celestin ndakumva. Ubundi wareje ibintu biri hariya. Kugana swabi ibi bicanye amatara se? Hano ngo mbise. Singiye kukubeshya rwose. Umva. Mu Kigali ntabyo ndahabona. Bararirimba. Ariko izinanga nazo ariko mbise no na sonorisation imeze neza. Bazumvise? Ese wabonye ukuntu abaririmbyi baje rwose babyiteguye. Abaririmbyi mwere mushake sonorisation. Naho ubundi mwabonye ko ibintu byabaye ibindi. Ariko urabona ko hano bari ibintu biri kugenda bisobanuka. Bigenda bisobanuka. Kuva kaburimbo yahageze. Imaze kurimba yitwa kugana Yesu family kwa. Ibabwire Yesu ndi kugana Yesu. Kugana Yesu. Vers Jésus. Barakoze kabisa. Noneho Jonathan. Iyi korali niyo yatuzaniye izi ndangurura amajwi ziri ahangaha. Muze tujye Kigali. Noneho rero izo korali zigiye kuza ziturimbira indirimbo ebyiri zindobanure. Hanyuma turaza kugarura kugana Yesu turimbira indirimbo imwe. Umubwiriza aza tubwirize kandi dufashwe. Ubundi rero ntabwo turamwakira mugeze. Tunafage babyita kufagi uwanje no gukubura ikibuga. Kuko hari cyaba yego. Ubu ni imisango ariko mukora umugeni ntibaraza. Ubwo hari cyari cyaba turacyari kwakirana turacyari kwishimira mu mwanya. Ntayo YouTube ntayo bagira. Ntayo indirimbo zanyu ntayo. Mugira YouTube channel. Indirimbo zanyu ziri kuri internet. Oya ntabwo none se nari kuzibona. Kuri radio mwarazizanye. None se nari kuzibona. Umva Jonathan. Unaheretse kumbaza ati ariko Celestin ko urukundo rw'Imana nirwo rukora ibyo byose bishwe ubwiru bw'Imana yaremye byose ishimwe n'Imana yemwe ishimwe n'Imana ishimwe n'Imana yaremye byose. Amabuye yose kugira ngo ukure neza wubatswemo inzu ndende cyane kugira ngo urindwe neza wari witezweho kwera inzabibu wowe n'indimu mbese umuzabibu w'umukunzi wanjye wabuze iki n'iki cyabuze
ngo wera imbuto ziwukwiye mbese umuzabibu w'umukunzi wanjye wabuze iki niki cyabuze ngo wera imbuto ziwukwiye turabona amacakubiri ndetse n'amashyari nibyo bituranga iki cyabuze ngo twere imbuto zidukwiye mbese umuzabibu w'umukunzi wanjye wabuze iki niki cyabuze ngo were imbuto ziwukwiye mbese umuzabibu w'umukunzi wanjye wabuze iki niki cyabuze ngo were imbuto ziwukwiye twatoranijwe n'ishyanga ryera mu yandi mahanga twahawe bibiliya yera kwijye ituyobora umwuka w'ubuhanuzi twahawe ujye uyunganira iki cyabuze ngo twihane tumara amaze mbese umuzabibu w'umukunzi wanjye wabuze iki niki cyabuze ngo were imbuto ziwukwiye mbese umuzabibu w'umukunzi wanjye wabuze iki niki cyabuze ngo were imbuto ziwukwiye mbese umuzabibu w'umukunzi wabuze iki niki cyabuze ngo were imbuto ziwukwiye mbese umuzabibu w'umukunzi wanjye wabuze iki niki cyabuze ngo were imbuto ziwukwiye mbese umuzabibu w'umukunzi wanjye wabuze iki baramubaza bati tubwire
no kwifuza kwayo. Intangiriro yo kurambuka kw'isi irageze. Intambara, indwara z'ibyorezo birungikanya. Ibigitinze Yesu ari hafi kugaruka. Reba niba ugifite amavuta mu mperezo. Intangiriro yo kurambuka kw'isi irageze. Intambara, indwara z'ibyorezo birungikanya. Ibigitinze Yesu ari hafi kugaruka. Reba niba ugifite amavuta mu mperezo. Intangiriro yo kurambuka kw'isi irageze. Intambara, indwara z'ibyorezo birungikanya. Ibigitinze Yesu ari hafi kugaruka. Reba niba ugifite amavuta mu mperezo. kwibera mu ijuru aho twateguriwe bizaba ari igitangaza kwibona turiyo muri uwo munezero utangaje. Bizaba bishimishije kwibera mu ijuru aho twateguriwe bizaba ari igitangaza kwibona turiyo muri uwo munezero utangaje. Kwitangira urimo muganira umushimire neza bizaba bishimishije. Bizaba bishimishije kwibera mu ijuru aho twateguriwe bizaba ari igitangaza kwibona turiyo muri uwo munezero utangaje. Bizaba bishimishije kwibera mu ijuru aho twateguriwe bizaba ari igitangaza kwibona turiyo muri uwo munezero utangaje. Ntibibaze kubona abapfuye bazutse abariyo duhinduwe duhuriye ku bicu twambitswe kudapfa. Bizaba ari umunezero bizaba bishimishije kwibera mu ijuru aho twateguriwe bizaba ari igitangaza kwibona turiyo muri uwo munezero utangaje. Bizaba bishimishije kwibera mu ijuru aho twateguriwe bizaba ari igitangaza kwibona turiyo muri uwo munezero utangaje. Urukundo rwawe nzajya ndirimba neza yawe nzahora nogeza imirimo yawe ntabwo
rwawe nzajya ndirimba ineza yawe nzahora nogeza imirimo yawe ntabwo nzarambirwa kuguhimbaza kubwa kamere twarabugupa kubwawe data ubu turiho dufite ibyiringiro nzahora nsingiza urukundo rwawe nzajya ndirimba ineza yawe nzahora nogeza imirimo yawe ntabwo nzarambirwa kuguhimbaza nzahora nsingiza urukundo rwawe nzajya ndirimba ineza yawe nzahora nogeza imirimo yawe ntabwo nzarambirwa kuguhimbaza waje gushaka uwazimiye aho yishe nta byiringiro umugarura mu rugo nzahora nsingiza urukundo rwawe nzajya ndirimba ineza yawe nzahora nogeza imirimo yawe ntabwo nzarambirwa kuguhimbaza nzahora nsingiza urukundo rwawe nzajya ndirimba ineza yawe nzahora nogeza imirimo yawe ntabwo nzarambirwa kuguhimbaza nzahora nsingiza urukundo rwawe nzajya ndirimba ineza yawe nzahora nogeza imirimo yawe ntabwo nzarambirwa kuguhimbaza ntabwo nzarambirwa kuguhimbaza ntabwo nzarambirwa kuguhimbaza ntabwo nzarambirwa kuguhimbaza himbaza 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 Arimbye se yego yego korari intumwa z'umwami nibo bamaze kuririmba yego okay icyo rero cyakemutse ubwo cyakemutse rero dore ukuntu tugiye kubigenza kugana Yesu family ko hari indirimbo imwe twabasigayemo baze bayiririmbe batwakirira n'umubwiriza wacu nyamara nibi barakwandikira uri kwihuta baranyandikira barakwandikira ko nkorana nabo se amaze kwakira umupasoro se yinjiye muri gahunda umuyobozi ugiye kutubwiriza si cyo tugiye gukurikizaho se icyo tugiye kubanza ese ntabwo kugana Yesu hari indirimbo y'umwenda badufite iraza nyuma ya pastor kwakira pastor nibyo koko undusha ubwenge kandi urusha gusaza ubwenge bwo none ze gusaza si amahirwe azambabarira ibikenya birakenyuka yego wageze ngo ibikenya bigira imyaka nk'iyawe 20 kiba cyaciyeho kuko kijya kwiba cyasimbuka kigata gicika ijosi bikabera rangiye. Haleluya. Tugeze mu mwanya mwiza wo ko tugiye kumva ijambo ry'Imana twateguriwe n'abayobozi bicaye hariya harimo umuyobozi Jafeti irindi yitwa Jafeti izina kuri rirancitse gucitse ryacitse ni iryo nyine bose ntibaryumvise iryo ariko rirahagije irindi nawe ryivugiye ushaka irya kabiri umugabo nawe irindi ararishyiraho sibyo se nawe nushaka ushireho irindi hanyuma atusangize ijambo ry'Imana mu mwanya ugendanye n'igihe turimo kuko kiri kutwihutana aturutse mu ntara ya Gikondo
Yego. Yitwa Ukarambo. Yego. Akaba ari umwe mu bayobozi beza dufite muri firidi y'u Rwanda. Hanyuma nyuma yaho nibwo nyine turaza kwakira ari kumwe nibwo twese tuzabona ikuzo rye azakura abantu be mu mahoro yose yo mu isi iyo ntego nini iratangaje mbega intego nziza intego nini y'abacunguwe nazo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryera n'ihimbazwe. Tugushimiye uburinzi bwawe, tugushimiye uburyo watubanye mu mpande zitandukanye, tugushimiye uburyo waduhaye uyu munsi, izina ryawe ryera n'ihimbazwe. Tugushimiye ibihe byiza wateguye udutegurira kuri uyu munsi abana bawe. Turagusabye kugira ngo nk'uko twahawe iki gihe cy'ingenzi, ni igihe kidasanzwe kuko umwanditsi we yaravuze ati kuba imbere yawe Data